Mweta tugira inama turibukiranya tubwirizanya ibyo twabuzanye ibibi kandi twirinda kuvuga ibyo tudakora ikaze mu ishuri rya none. Mweta uyu munsi mu ishuri rya none nyemera twigana ubundi kandi unkundire ntangire nkubwira nti ubukene si ingeso ngo uzapfane nabwo dore ko ingeso ari ipfa nyirayo yapfuye. Ubukene si umurage warazwe yewe sindasago warasazwe. Ibyago byo kuvukira mu bukene bihinduremo amahirwe. Shishoza ushikame ku ntego maze uhirwe. Nyemera twigane maze unkundire tugendane. Ubukene si ingeso. Hari abakennye bavutse bisanga bari mu bukene, hari abakennye babitewe n'abandi, hari kandi n'abakennye babyiteye, ariko ntiwakibagirwa karma abakennye kuko bagombaga gukena n'iryo geno. Buri kimwe muri ibi gifite igisubizo cyacyo. Niba waravukiye mu bukene nahaho guhatana ukaburwanya. Niba ubukene warabutewe n'abandi nicyo gihe ngo uhindure inzira kandi ube kure yabo, cyangwa se uhitemo kubegera cyane wisubiza ibyawe. Niba kandi warakennye ubyiteye ikebuke, ongera wikebuke, nurangiza wowe ubwawe wibwira uti ndashoboye kandi nkwiye ibyiza. Ibi nubigira intego ukabyumva bikakwinjira uzabona koko kuko ibyiza none si byiza wakihana ubuzima bw'ubukene. Isubize, koresha umutima nama wawe, naho ubukene niba ubona busa nkaho ari karande ari igeno. Ibanga ry'igeno burya ni ugusenga maze ubundi ugakora. Igeno rihindurwa n'ubusabe bwiza ku muntu wemera ko igeno ribaho kandi rikagenwa na nyir'ibiremwa rurema Imana isumba byose. Nyemera dukomeze twigane. Ubwira uwumva ntavunika, imfubyi yumvira mu rusaku. Habwirwa benshi hakumva beneyo, naho nyamwanga kumva ntiyatinze no kubona. Ubukene si ingeso, ntawo nzi bwabereye umwambaro mwiza yambara akaberwa. Wikumva ko byarangiye niba uri utigeze utekereza ko waba we. Humura burya waba utajya unarota ko waba we. Ubukene si ingeso, ariko uzahunge babandi bose uteka ubona ntacyo bakungura. Kuba intwari si ukugumana nabo mwese mwiyakiriye. Hindura ubuzima bwawe uhindure n'ubwabo. Akenshi ikiremwa muntu gitinya impinduka, ariko ndagusabye mu byo ukora byose ntugatinye kwakira impinduka. Iteka ryose bizagusaba gukora ibyo utigeze ukora kugira ngo ubone ibyo utigeze ubona. Ibyiringiro bigendana no gukora. Wavutse kwa kanaka n'uwo mugenzi wawe wavutse kwa kanaka wundi. Ubushobozi bwa mwembi buratandukanye, imibereho yanyu iratandukanye, muri make nimuhwanye. Niba wumva neza urumva ko nibyo musabwa bitandukanye, nta gihe ufite cyo gutakaza, ntiwemerewe kurangara. Ni byiza kwimenya bitarimo kwirarira, kwimenya kutarimo kwirara, maze ukamenya ko mu rugendo urimo n'abandi. Ntuzakerezwe n'uwo mutari bujyane ngo mubazwe bimwe. Ntuzakerezwe n'uzagenda n'indege, imodoka n'ibindi wowe uri bugende n'amaguru. Ntuzakerezwe n'uwo muzagera iyo mujya akaba mushya kuri wowe. Ihesha agaciro. Nyemera dukomeze twigane. Agahinda n'ikica kagira mubi. Kutimenya ni ikosa rikomeye, ariko gutakaza umwanya bikaba icyaha gikomeye kuruta ikosa. Uri umukene nkaho utarajwe inshinga no kwikora ndetse unakorera abawe, ahubwo ukirirwa mu matiku, amagambo, amashyari akakumara. Ukurusha ubushobozi ukabimuziza kandi nta ruhare yagize mu bukene bwawe. Si ikosa ahubwo ni icyaha guta umwanya. Wita umwanya mu bitakureba. Ese kwirirwa mu magambo uvuga kanaka na kanaka biragabura? Imvugo zisebanya n'amatika avanzemo n'ishyari niwo mukiro wahisemo? Biragabura si n'umushinga uzagutunga ukaba n'umurage ku bawe. Ubukene si ingeso, ariko burica. Wita umwanya wawe, wita igihe mu by'abandi. Ni wowe wadukanye imvugo ngo abakire si abantu. Nawe rero ubwo nturiwe ntacyo akora utakora. Uwatekereza neza yasanga ahubwo ukora ibyo atatinyuka gukora. Haguruka ukore. Ubuzima bwawe si umushinga w'abandi, ubuzima bwawe ni wowe uzi ikibukwiye. Kora witinda mu nzira utindijwe n'ibyo abandi bagezeho. Wibyuka utekereza ibi mu maboko y'abandi. Witakaza igihe cyawe dore igihe kirahenda. Kora ubone bike ariko wihaye. Byinshi nabyo biva kuri bike. Ijabo ryawe niryo rizaguha ijambo. Nudaharanira kwigira wowe ubwawe uzahora uri umucakara wa babandi wita ko atari abantu. N'abacakara kandi nabo babamo ibyiciro. Uzaba uri usuzuguritse muri bo. Ibyo nutanyurwa nabyo ukazana ya magambo, uzava ku kuba umucakara usuzuguritse. Ubundi wundi wo hasi y'uwo nguwo abagukomokaho niba bahari, utangire wiyongere mu mitwaro basanganywe. Witanga icyuho ndagusabye. Nyemera dukomeze twigane.
ibi byose uri kumva mu ishuri rya none ni bike ku byo twakavuze, ariko tuzi neza ko buri wese hari icyo yumva akibwira. Gusa sinigitangaza ko hari n'abirengagiza cyangwa bakinangira. Ikibazo abantu benshi basangiye ni ikibazo cyo kwanga kwakira ukuri. Ubusharire bw'umutima mu kuri burangwa, bukangwa nta no gutekereza uburyohe bwo gukizwa nabwo, naho uburyohe bw'uburyarya, uburyohe bw'ikinyoma bugakundwa cyane. Icyo kinyoma nta n'utekereza uburozi bwacyo. Uzanga kuvuga ukuri upfe, uzavuga ukuri upfe, nahawe ho guhitamo. Ubukene si ingeso. Umunsi wavutse ukamenya ubwenge wanyu mujya mubura ibyo kurya, nta myambaro, mutaba mu nzu muba mukiteranwa nayo, kwiga bigoranye, ugakura so na nyoko nabo ubwabo bacungana, n'ibindi byose nawe uzaha iwanyu ndetse n'abo muturanye, byose ntibyakakubereye uruzitiro rukuzitira, ahubwo ni ishuri ryiza wize kurusha abatarabonye ibyo wabonye. Abataraciye mu byo waciyemo ntiwakigira umwibone, kuko ubwo wanywaga amazi yo mu migende, unywa inkari zawe, urya umwanda wawe, urira ugahogora n'amashereka yabuze. Hari abandi bari bafite ibyo bafite babijugunya, ibyo bajugunye wasanga ari nabyo byagutunze. Uracyumva se ufite umwanya wo guta? Wavutse uri umukene, ukurira mu bukene, usazira mu bukene, upfira mu bukene, ushyingurwa mu bukene. Dufashanye. Byose twavuze reka dushyiraho akitso mu ishuri rya none, tugirana inama yo gukora dushaka iterambere, ariko dukora ibyiza biboneye kandi biciye mu mucyo. Kandi umwiza mu bantu ni wa muntu ufite icyo afite maze agafasha n'abandi kugira ngo bagire icyo bagira. Mu byiza uzibukirwaho ubwo uzaba warapfuye harimo umuntu wafashije maze akagira ubuzima bwiza biturutse kuri wowe. Mu minsi itanu tugirana inama, turibukiranya, tubwirizanya ibyiza, tukabuzanya ibibi, kandi twirinda kuvuga ibyo tudakora.